muve mu nyungu z'inda nini zibicaje hano, mujye mu nyungu z'ubutumwa bwiza. Imana nibona ubutumwa bwiza bwaringaniye muri mwebwe, kurya muzarya, kunywa muzanywa. Ariko niba ukira ahanga wicaranye inzika, niba ukira wicaranye amoko, wicaranye ubugome, udasiganwa neza, usiganwa bikino. Karamenga mahema yawe Mana ni meza, bashumbanga mahema yawe Mana ni meza, bapastor mahema yawe Mana ni meza, wavuga butumanga mahema yawe Mana ni meza, ubaririmbyi bawe kwa mahema yawe Mana ni meza, akijije imfubyi kwa mahema yawe Mana ni meza, iyo yakira indushyi kwa mahema yawe Mana ni meza. Ayo mashinga mahema yawe Mana. Haleluya, ntabwo tuzongera kubabara, tubanye n'Imana ntabwo tuzongera kubabara, dutegereje gakondo ntabwo tuzongera kubabara, dutegereje ubugingo ntabwo tuzongera kubabara. Haleluya, ntabwo tuzongera kubabara. Ayiwe Mana wo wankuye, ayo mashiya Mana ho wankuye, Mana ho wankuye, ubusinziyo, ubujuriyo, ubusambanyiyo, ndashimira Imana yanjye. Mana ho wankuye, Mana ho wankuye, Mana ho wankuye, ntacyo mushinja warakoze, ayo mashini ntacyo mushinja warakoze. Amina, haleluya. Soma ijambo ry'Imana. Icyo ngushima Mana, icyo ngushima kandi gikomeye cya mbere nuko wangiriye imbabazi zo kunyereka umuryango w'urusengero ukamenyesha agakiza. Hari ibintu bitoya ariko nanone ndagushimira ibintu binini. Ni amaraso wameneye igorogota ku musaraba, urayamena, urubavu rwawe havuyemo amazi avanze n'amaraso. Cyo gituma nicaye hano, ariko ibindi byose ni bito. Hahabwa icyubahiro Uwiteka waduhaye Yesu. Shimwe n'iry'Imana yanjye, abari aha bose birate gucungurwa twacunguwe. Imana ishimwe. Abari aha bose birate gucungurwa twacunguwe n'Umwami. Abari aha bose birate ko twahuye na Kristo turi indushyi, kuko waravuze ngo abarushye n'abaremerewe uravuga ngo musange ndabaruhura. Turagushimira kuri umugwaneza, yutatwakira twari bumware, ariko nanone kuko twaje amashina yawe, kuko twaje impundu nizawe, kuko twaje uhimbarizwa imirimo. Cyubahiro kibi cyicaye kuri ya ntebe ku bwa Yesu. Soma ijambo ry'Imana. Igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 2, umurongo wa 4 n'uw'10. Ibice 2 by'igitabo cya kabiri cy'Abami, umurongo wa 4 n'umurongo wa 10. Turasoreza mu nzandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igitabo cya mbere cy'Abikorino, igice 9 umurongo wa 24. Niho turi busoreze. Ku bahageze rero haravuze ngo Eliya arongera aramubwira ati, Elisa ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko bajya i Yeriko. 10 haravuze ngo Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane, icyo kora nubona nkigukurwaho bikubere bityo, ariko nutambona siko biri bukubere. Mwakira ijambo ry'Imana.
hanyuma dusome na rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abikorino 9:24 haravuze ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugororerwa akaba umwe, namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Murongo wa 25 haravuze ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nimwakire ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Abagisoma ndagira ngo baze kuza gusoma hanyuma mureke tuganire. Yesu ashimwe cyane. Ego mana, Yesu ashimwe cyane. Siwe twaje gushima hari, niba rero twaje kumushima Yesu ashimwe cyane. Bayobozi, Yesu ashimwe cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ducunguje uburyo umwete. Ku bashyitsi ni nduwa hano jewe nitwa Celestin Sebanani, hanyuma mbana n'umudamu tubyaranye abana 3 duteranira hano. Yesu rero aduha umugisha. Iri jambo ry'Imana dusomye tugiye kuganiraho, mwumvisemo Eliya, mwumvisemo n'uwo bita Elisa, hanyuma harazamo na Pawulo, ariko dufite intego yo kugira ngo tuvuge Kristo neza. Yesu ashimwe cyane. Dufite intego yo kuvuga Kristo neza. Ndashima Imana rero, ndashima Imana mu buryo nka butatu, ni byinshi ifite. Numva Imana nyiri mideni, umunsi nibura nzahagarara hano n'urubyaro rwanjye nzayishima cyane. Nuko gusa nzayishima ariko icyumweru iminota ikambana mike, ariko numva mfite icyifuzo. Imana ningirira ubuntu nzategura nk'igiterane, nzabisaba abayobozi, nzategura nk'igiterane nibura cy'iminsi 3, hanyuma cyo gushima Imana, ariko nshima Imana n'umuryango wanjye. Mu ijuru rero bazabinshoboza niba bikunda, ariko numva mfite amashimwe menshi. Hanyuma ishimwe rero nshima, mperutse kurwaza abana barwarira icyarimwe uko ari 3. Hanyuma nari nzi ko bari bupfe, ntago barwaye gakeya, barwaye cyane, ariko mu ijuru barakoze. Ndabashimira ko babakijije cyane. Cya kabiri nshima, ndashima Imana ko kwa gatanu w'ijoro ry'impinduka nari ndi hano, hanyuma nari nezerewe cyane, nari nishimye cyane, ariko natangajwe nuko kwa gatandatu mu ijoro, nabwo muri iryo joro ryo kwa gatandatu nabwo nari mpfuye. Ntabwo kandi ari uko bari bandoze, si n'ikindi kibazo. Donc ngira akazi kenshi, narakoze cyane nibagirwa kuruhuka, hanyuma biza kuza kurangira mfatwa na siriminage. Ifata rero kwa gatandatu nijoro, ifashe ku cyumweru nari naraye niteguye ko ivuga butumwa mfite ndi burikore, hanyuma nkaza nahangaha nkaza kuza kumva iby'igiterane. Abantu rero twibwira ibyacu, Imana nayo yibwira ibyayo. Cyo gihe rero nabayeho nabi, nari numvaga ameze nabi, koko nazamuraga umwuka kubusubizayo bikananira, hanyuma nashaka uwo kwinjiza nabwo bikiyangira, numva ngiye gushwanyuka. Kandi ibyo bintu biba niriwe mu murimo w'Imana kuwa gatandatu. Hanyuma rero madame agira ikibazo, ariko nanone ishimwe mfite ahangaha nuko guhera kuwa gatandatu kugeza uyu munsi ndumva ndi muzima, nta kibazo. Imana ihabwa icyubahiro cyayo. Ndagira ngo tuganire. Mwumvise Eliya uyu nguyu ni umunyamasengesho wari warabigize umwuga. Eliya ni umunyamasengesho wabikoze, ariko abikora adakina, yabikoze yarabigize umwuga. Eliya nimwasoma muzumva Eliya atari Eliya usanzwe, kuko Eliya ngo ni umuntu wasenze amasengesho ngo kugera ku rwego amasengesho ngo agenda yivanga n'amaraso, hanyuma ngo akajya ngo n'amaraso akajya bamasengesho.
icya kabiri ngo amasengesho aragenda yinjira mu magufwa Eliya, amagufwa yaba amasengesho yarasengaga. Icya gatatu, Eliya uyu ngo ni umuntu wasenze kugera ku rwego. Eliya uyu nguyu mwumva ngo wita Ishubi, ntago yavukaga ita Ishubi. Mbese ni nkuko waba uvuka Cyangugu, i Butare, Rwamagana, hakurya hano za Byumba, ukaba uvukayo ariko ukaza mu mujyi wa Kigali ugafatana gatuti abanyamasengesho bose bahari. Nawe rero yaraje birira ngo ni Eliya wita Ishubi, ariko ngo wari umusuhuke w'i Galeyadi. Barokore muranyumva? Mureke tuganire. Ngo ni Eliya wita Ishubi, ariko ngo wari umusuhuke wa hehe w'i Galeyadi. Bivuze ngo avuka i Galeyadi, cyokora yasuhukiye ita Ishubi. Hanyuma rero ageze ita Ishubi ngo ahagera adakina, afite gahunda y'ikimuvanye i Galeyadi. Agera ita Ishubi rero avati ngiye gukorera Imana, igishaka kibe bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana yanjye. Ngo arasenga, hanyuma ngo ntihagira ikindi kintu bamenya kuri Eliya uretse amasengesho gusa. Kugera ku rwego amasengesho Imana yayumvise iyakoreramo, ngo Imana iramuzamura arimo asenga, ngo iramuzamura. Hanyuma ngo amasengesho ye amuzanira ikintu cyitwa imbaraga n'amavuta, cyangwa se amavuta y'umwuka wera. Ngo uyu mwuka wera utangira ujya gukorana n'abami. Umwuka wera utangira gukorana n'abami, ukajya agenda akajya guhangara ibwami. Ndagira ngo mbasabe ikintu kimwe, aha hantu muhatinde kandi munahitondere cyane. Uyu mugabo ni umugabo udasanzwe, kuko ni umugabo amavuta yataragikora. Ubu hari igihe uzajya kumva umunyamasengesho wa Sejemu agize gutya rose inzozi, cyangwa se areretswe, yarangiza ukajya kubona ukabona arimo ararwana byigana ngo ya ngo Mana ugende ngo ubyiyerekere, ngo nawe ngo ubimwiyerekere Mana. Aya ntago ari uko Eliya we yarameze. Ngo Mana ngo winuma kuri mwarimu ngo nawe abirote. Nyine ni wowe Imana igiriye icyizere, genda ubimubwire, wijya kubeshya. Rero we yaragize gutya, amasengesho yaramuzamura, ava ku rwego atazajya ahangana n'Imana yibwira ngo tuma abandi, ahubwo Imana imugirira icyizere, imwibonamo nawe ayibonamo, akorana nayo. Rero amina. Imwibonamo nawe ayibonamo, hanyuma atangira gukorana n'Imana. Ndabifuza gusenga, ndabifuriza gusenga mukagera ku rwego mukorana n'Imana ibibonamo. Natangaye rero ngo akorana n'Imana. Nimwumve ndavugamo nk'ibintu nka bitatu kugira ngo mbabwire intambwe nibura nifuza ko twaganira zigera nko muri 5, hanyuma tukazisengeramo. Eliya ngo akorana n'Imana, ngo barakorana kugera ku rwego Imana ngo imugirire icyizere. Ibyo ari byo byose umunyamasengesho agira ibanga rye, ariko ntekereza ko icyizere cya mbere Eliya yahuye nacyo ni icyizere cyo kumva ahagaze imbere y'umwami Ahabu amubwira ngo kuko wasuzuguye Imana ugasuzugura n'abahanuzi bayo, uhereye aka kanya imvura irahagaze kandi nyihagaritse imyaka 3 n'amezi angahe mwabarokore mwe, kandi nimundebe mwakabyara mwe mwagira ngo arimo arabibwira umuntu woroheje. Si ni numwa y'Ahabu, Ahabu ni umwami, ariko kubera ko uyu muhungu yakoranye n'Imana itabasha kubeshya, kabiri agakorana n'Imana iruta izindi, gatatu agakorana n'Imana ishyiraho abami ikanabakuraho, ntago yatinya umwami, ahubwo atinyuka kubw'imbaraga ziyamuhamagaye. Niyo mpamvu mwumva Bibiliya ivuga ngo kwa Yesu dufite iki? Dufite nicyo bita iki? Iyo twizeye amagambo yande. Rero yaravuze ngo nimwaguma muri nge n'amagambo yanjye akaba muri mwe, namwe muzansaba icyo mushaka muzagira mute. Rero munyemerere niba muri abarokore mwishyiraho umupaka, twemerewe gusabira muri Kristo icyo dushaka. Nitwagisaba niba Imana itwishimira tuzagihabwa muri iryo zina rya Kristo Yesu. Nakunze akantu kamfashije cyane gakomeye, ngo aragenda aramubwira ngo irahagaze. Hari ntekereza ko hari ibintu bitatu bundi ushingiye ku gihagararo cyanjye, ugashingira no ku cya Eliya. Bibiliya ijya ivuga formule za Eliya. Ntekereza ko umwami yabanje kuba yakwibaza, ntago ariko Bibiliya bivuga, ariko nibwira ko nk'umwami yabanje kuba yakwibaza akavuga ati ariko Eliya ubuse aka gahungu icyambere nagasuhuke nikanavukina, icya kabiri aka gahungu ukuntu gasa nuko kareshya kafashe ibi, kuko abami bakunda kugendera mu mateka y'ibisekuru, ariko ntabwo Imana yita ku mateka y'ibisekuru, ahubwo Imana yitaho mwahuriye naho mwabonaniye. Nakunze ikintu cyafashije cyane, nakunze ukuntu ngo yahise amubwira ngo nifunguzo
ngo nifunguzo z'ikime nazo ngo ndazitwaye. Aravuga ngo n'ikime nacyo ndagihagaritse. Hanyuma ngo arangije ngo arigendera asiga uwo bita ahaba aho ngaho. Rero nihuta ni uburyo yagiye agenda ameze nk'uhunze, ariko Imana nayo kuko dukorana nayo ngo yigwatiriza ku mukozi wayo. Muranyumvishe mwabarokoremwe? Ubundi hari ibintu bituvuna kwibaza ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki, ntabwo ari ibyacu. Ahubwo kwibaza uko umurimo w'Imana twawugenje birangana n'uko Uwiteka nawe azivanga n'ibyacu birebana n'iby'igifu cyacu. Ngo yaragiye, mwumva ikintu gisekeje, ngo yaragiye avaho, hanyuma ngo agiye avuye aho ngo aragenda aryama munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo arimo avuga ngo ndishakira yuko amata y'umurotemu anyica. Hanyuma Uwiteka nawe ntekereza ko yatangiye kwibaza uburyo azajya kurema icyo bita imfunguzo z'imvura, kandi kurema byararangiye. Hanyuma ngo Imana imufatira ya makakama y'igiti, irinda nubwo niko njya mbyita jewe, irinda nubwo ijya mu cyikoni kujya guteka umutsima mwiza w'umukozi w'Imana wakoranye n'Imana, ngira uteka bye. Hanyuma ngira mukangurira amubwira ngo byukurye kuko urupfu ntabwo ruri ahangaha. Urwo Ahabu yagukatiye sije warukase, hari impfu abantu bajya bakata, ariko hari iz'Imana nayo igikuraho kubera ko ari Imana. Urwo Ahabu yakase ntabwo ari jewe warukase, kandi nta muntu ucyura undi igihe kitaragera. Ngewe umuntu agenda kuko nabishatse, ni ngewe ushyiraho nkanakuraho. Guhera aka kanya byukurye hanyuma unywe, urugendo rwawe ruracyagize gute, ruracyakomeje. Aho hantu niwe yumviye amakuru yuko ijuru rigambiriye kumuvana aho ngaho rikamugeza ahandi hantu. Amina. Donc kumvira amakuru mu kibazo cyari bukwice, hanyuma icyo kibazo ukakivanamo ibanga rigutambutsa ari kuvana uri rizakugeza nanone ku rundi rugero rw'Imana ishaka. Nakunze ikintu gikomeye rero, ntabwo ndi buze kubitindamo, murabizi neza. Yavuye aho ngaho agiye Isarefati, avuye Isarefati. Ikimbabaza ni kimwe, nuko Imana itajya yita ku banyamibabaro bombi bababazwa nk'uko Imana ishaka, ngo ibiteho ngo ivuge ngo Eliya nimwohereza umupfakazi nawe asigaranye agafu biraza kuza kurangira. Oya, ibyo si ibyacu kubimenya, yo ifite uko igenza. Sinzi ukuntu ibigenza, ariko nimureba ahantu ageze harimo abavuga ngo nimumereze. Ni umuntu w'umugabo vrema, asanze umukecuru mupfakazi, umuntu w'umugabo, mereza agafu, mereze n'amazi. Undi ati do hasigaye gake kuzuye ikiganza, ndimo ndatoragura udukwi ngo nkasonge nkarye n'umwana wanjye twipfire. Umugabo arangarahatiririza ngo oya mereza, ndakwinginze kame nkiriri, kame nkatamire nta kibazo. Ntiyanamubwiraga izindi nzira biri buze gucamo, wowe kamereze nkatamire kuko nje hano ntizanye, nje hano nje mu mugambi wa Kristo. Dore kame nkatamire. Ngo umupfakazi yumvise ko uwo mugabo ngo aje ngo mwibanga rya Kristo ntiyigeze azuyaza kukamuha. Mvu kuntu Petero yanditse. Petero yaranditse mu rwandiko rwe rwa mbere mu bice byaho 4 umurongo waho wa 19, aravuga ngo nuko rero niba mubabazwa nk'uko Imana ibishaka, ngo mukomeze mubitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo. Tuvuge ngo amen. Ngo kandi ngo mukomeze mukore neza. Amina. Nubwo akagafu gasigaye ari gakeya, ariko si igisobanuro kivuze yuko Kristo yakuyeho ibiganza kuri wa mukiranutsi wiwe. Ko mutanyumvishe mwabarokoremwe. Bibiliya banga umukene ugenda ari inyangamugayo ngo aruta ikigenge naho cyaba ari iki. None rero nimwakiriho umuremba bwiri, niba uri umukene ijuru rikaba ribizi kuri umukene, ukaba uri mubabazwa nk'uko Imana ibishaka. Kibazo ntabwo ari uko ushonje, muceceke. Ibindi byose mwebwe mukiranuke, ibindi byose bizamenywa no mu ijuru, nibo bazi uko bazabigenza. Uwo ninde uyakomye? Nayo Uwiteka mukomye. Yesu abaho umugisha. Mujye munyemerera nyine tugabane kwigisha. Umwigisha agabana n'icyo bita iki. Rero munyemerere nyine mujye muyakoma. Mwebwe sicyo cyabazanye. Ntimukicare nk'abaministiri rwose. Mujye muyakoma natwe tuyinezeze. Yesu ashimwe cyane. Nkunze rero ikintu gikomeye. Nkunze ko uyu Eliya uyu nguyu aho Imana izahamuvanira yahavuye. Ntabwo nshaka kubitindamo ubwo ndihuse.
avuye aho hantu imyaka 3 ishize, agiye kubonana na wa muntu yabwiye cyangwa se yagiriye nabi, ariko nanone ari mu bushake bw'Uwiteka. Niwe agiye kubonana nawe. Hanyuma ibintu bitatu nibyo ngiye kuvuga Eliya yakoranye n'Imana. Icyambere ni ukwica abahanuzi ba Bali n'abashera adafite ipfunwe, ariko ari mu mugambi wo gukorera Imana. Icya kabiri, come on turebane. Icya kabiri nakunze ni ikintu cyuko we ubwiwe adafite ubwoba bwo gupfira ubutumwa bwiza. Oya, ntabwo afite ubwoba bwo gupfira ubutumwa bwiza. Arimo aragendera mu ijambo rivuga ngo naho ndiho, naho ntanapfa, yewe nzi ko nkundwa nande. Yesu amibyo ngize gute? Ni mu ndebe hano umuntu utaragera ku rwego agirira ijambo ryo gupfira ubutumwa bwiza, uracyari hasi cyane mu gakiza. Ariko ndenda kukubwira ngo umuntu wese urwana intambara yo gukiranuka yemera no gupfira ubutumwa bwiza, ariko nanone adafite igihombo cyuko bazamushingura, ariko afite inyungu nyinshi z'uko azabana n'Imana ubuziraherezo. Nkunze rero ikintu gikomeye, Eliya uyu ntabwo yari afite ubwoba bwo gupfira ubutumwa bwiza. Hanyuma icya gatatu, Eliya si uyu mwami wa mbere wenyine yahangaye. Yahangaye n'uwa kabiri witwa Ahaziya. Ahaziya uyu Eliya ngo niwe witambitse abahanuzi, ngo yitambika abahanuzi ngo bagera mu 100. Hanyuma ngo ni 102, sorry, ni ingabo z'umwami Ahaziya 102. Hanyuma ngo izindi 51 nazo ngo birangira ngo zimenye icyo gukora. Hanyuma ngo Imana ibwira Eliya ngo jyana n'izo ngabo. Izo ngabo 51 yazitwikishije umuriro, izindi nazo 51 azitwikisha umuriro, avuga ijambo rimwe gusa ryo kwiyizera cyangwa se ryo kwizera yamuhamagaye, avuga ngo nimba ndi umuntu w'Imana. Amina. Wowe uri uwande? Baramubwiye ngo muntu w'Imana, umwami arakudutumye ngo aragushaka. Nawe umva ijambo abatsindishije, ni ijambo rivuga ngo nimba ndi umuntu, umuriro w'Imana uve mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe uko ari zingahe. Mu yandi magambo, umuntu w'Imana icyo yasaba Imana cyose, icyo yayisaba cyose, aho yayisabira hose, aho yakwifuza kwibonanira nawe hose, Imana iramanuka ikaza ku muntu w'Imana ikamwiyereka. Hanyuma rero reka nihute, mwumvisemo n'uwo bita Elisa. Elisa uyu nguyu nawe ni umuntu wakoze ibintu by'inashyikirwa, ni ibintu by'ibitangaza yakoze bikomeye. Ntabwo ndi bunabivugeho kuri Elisa, ariko ngiye kuvuga ikintu cyitwa kugundira cyangwa se gutumbira kwa Elisa. Hanyuma Elisa bikaza kuza kurangira ahawe umugabane urutiyo yari afite. Elisa uyu yabanye na Ahabu. Elisa uyu nguyu ntabwo ari umuntu wari woroshye, ni umuntu wari ufite ikintu cyitwa ibimasa bihinga. Yari afite ibimasa bihinga. Eliya yagiye kumuhamagara, ariko amuhamagara afite umushinga w'ibimasa. Yari umuhinzi wabigize umwuga, kuko ngo byari ibimasa bibiri bihinga mu 10, birumvikana ngo byari 20. Hanyuma rero aragenda ngo amujugunyira umwitero, undi ngo aramubwira ngo ndakwinginze banza umbabarire undeke njye gusezera mu rugo. Eliya aramusubiza ngo ntacyo nkutwaye, nta kibazo, genda usezere. Undi rero ngo aragenda afata imfizi arayibaga, ayibagira umuryango, hanyuma arasezera. Ndihuta cyane, ibyo bingana no kwera imbuto mu muryango wakiririyemo ubutumwa bwiza. Hanyuma ngo arasezera. Mu gusezera rero akurikira uwo bita shebuja Eliya. Bibiliya iravuga ngo bari batuye aho bita Igirugari. Igirugari rero ni hahandi uwo bita Eliya nako uwo bita Yosuwa, Imana yamubwiriye gukebera abana b'abahungu. Gukebwa ni ugukurwaho igisuzuguriro, cyangwa se gukebwa ni ukwihana ibyaha ugahita ukurwaho igisuzuguriro. Igirugari rero aha niho Eliya yari atuye, ariko habana n'uwo bita Elisa. Elisa rero uyu nguyu byari bivuze ngo nubwo ahamagawe, ariko agiye Igirugari gukebwa kabiri, kandi agiye no gukurwaho igisuzuguriro. Kuba rero uri Igirugari bingana n'uko Uwiteka yarangije kukwemera. Yo ni intambwe ya mbere yo kuba watunganirijwe Igirugari. Tuvuge ngo amen. Tunganira rero Igirugari cyangwa gutunganirizwa Igirugari nuko wowe ubwawe uhabera umukristo mwiza, hanyuma ugakomeza urundi rugendo. Sininda aho ngaho.
Bibiliya igaragaza ko ngo batuye i Gilugari ngo ariho Eliya Imana yamubwiriye ngo ndashaka kugukura mu isi, hanyuma ngo abwira umugaragu aramubwira ngo sigara hano kuko ngiye kujya aho bita Beteli. Ngo umugaragu aramusubiza ngo giye nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwanjye ntabwo ndi busigare hano. Ni ijambo nakunze cyane, kuba yanze gusigara i Gilugari nubwo yakuriweho igisuzuguriro ntabwo ari igisobanuro cy'uko hatari abahasigaye cyangwa abantu batahagumye, ariko we afite intambwe yo gukurikira shebuja. Namushushanyije na Kristo, afite intambwe yo gukurikira Kristo kugira ngo yongere amuvanemo ibindi birutaho ibyo yakiriye. Hanyuma ngo avaho bita i Gilugari bakomeza aho bita i Beteli. Beteli hasobanurwaga ngo ni mu nzu y'imitsima, habaga abo bita abarobyi, habaga amafi, habaga imitsima. Iyo umuntu rero yakuweho igisuzuguriro i Gilugari yimukira Beteli. Beteli ahangaha rero uba ugiye kurya, uba ugiye kunywa, kandi uba ugiye kubaho neza. Ariko nanone hari abantu batinze cyangwa se bageze i Beteli bitindira Beteli. Abo bantu mushobora guhura akakubwira ati Yesu ashimwe, ubu ndimo ndashima cyane. Wamubaza ati urashima iki? Ati ubu ngubu mu izina rya Yesu nsigaye nituma mu nzu. Rimwe na rimwe utanabisobanukiwe wagira ngo koko akubwiye ko abikorera koko mu nzu, ariko nyine ubwo abashatse kuvuga ko afite tuwarete zo mu nzu. Beteli rero umuntu arahagera agashima bigakunda, ko mutanyumvishe mwabarokoremo. Beteli umuntu arahagera agashima bigakunda. Ahangaha i Beteli ni ahantu abantu benshi bagera, yakora ubukwe ageze i Beteli akagira ngo muri Beteli yarangije gusubizwa, akagira ngo igihembo ni umugabo. Ariko ndababwira ukuri, Beteli wakiririye umutsima, ariko nanone ni ngombwa kuri bwimuke Beteli ukurikiye Kristo kugira ngo akugeze ku yindi ntambwe ishimishije. Amina. Oya ni mundebe hano, Beteli yamaze abantu. Beteli yamaze abantu. Hari abavuga butumwa bageze i Beteli babonye bakubisemo ikoti wabo nta numwe warigize, bagira ngo naho ngaho umuntu agomba kwicara. Ariko ndabasaba imbabazi, mwimuke Beteli, urugendo ruracyakomeje. Beteli hano ni habi. Beteli ahangaha ni ahantu hagwishije bene wacu, barahageze mu ijuru babubakira inzu z'amakaro, bagira ngo mu makaro niho mu ijuru. Hanyuma gusenga birarangira, umuntu wasengaga agiye kuryama agahita byihorera akavuga ngo ndasubijwe ubw'inzu yaje y'amakaro, nta kindi nkigomba. Ariko uracyafite akandi kazi, gira amaso arenga i Beteli, utambuka umenye ko i Beteli aho ngaho ugomba kuharenga ukagera n'ahandi. Barokore naje ngo tuganire, murakunda tuganire. Eliya yageranye na Nuza na Elisa bahageze, hanyuma yari imeze nk'aho ari teste kuri Nuza kuri Elisa, ahari Kristo agira ngo arebe, cyangwa se Eliya agira ngo arebe iby'umugaragu. Ngo bageze Beteli hano, ngo uyu mugaragu ngo ahasanga abana b'abahanuzi. Hanyuma ngo Eliya ngo abwira umugaragu we Elisa, aramubwira ngo sigara muri aba bana b'abahanuzi, dore ngiye kuva hano, hanyuma ngiye kuri Yeriko. Ariko ngo umugaragu we aravuga ngo ntabwo ndashyika ku kigero Imana ishakaho. Aravuga ngo databuja simbyemera ko ndi buze kuza gusigara hano. Hanyuma hano Beteli ni ahantu uhurira n'amajwi y'abahanuzi kandi n'abandi bantu batandukanye. Ngo yahahuriye n'abamubwira ngo dore shobuja araza kuza kugukurwaho. Hanyuma ngo arababwira ngo muceceke ndabizi, ariko intego si Beteli, intego niyo kugerana na databuja aho siganirwa. Hari ikintu kindyoheye cyane, ngo barimutse, hanyuma bakimara kwimuka ngo bimuka bava i Beteli mu mitsima, kwemera guhari ibyo kurya wasanze. Bimuka bava i Beteli. Iyo bavuze kuva i Beteli ni nk'uko uyu mwanya wa none ushobora kugira gutya muri iki gihe mureba kigoye, ugasiga matera nziza, ugasiga ibyawe byiza by'agaciro, ugaparika imodoka yawe,
kaza hano sejemu cyangwa se ukagenda ukajya kanyarira n'uwubibwiye arakubwira ngo nta bwenge ugira ko washubijwe urasengera iki ariko ntabwo intego ari amamodoka n'amazu twebwe turimo turashaka gakondo y'iwacu mu ijuru niyo mpamvu tuza gusenga ahangaha tutaye ibyo kurya byiza njya mbabara nkababazwa n'abantu bapfuye mu bitekerezo bijya bimbabaza ukumva umuntu ahagaze hano ukumva umuntu ahagaze ahangaha amagaze ukumva aratangiye ngo arasubijwe ngo ntajya udusengera nimundebere hano mwabarokoremo ngewe njya muri aka gakiza mpamagarwa na Kristo sinubuhamya ngiye kuba nahamagawe na Kristo anshishije ahantu hakomeye nigeze nyura mu buzima bubi ariko nigeze nyura no mu buzima bwiza ndabyibuka Imana imbwira ngo uzankorera sinari nzi gukorera Imana icyo aricyo narindi muri ministeri y'ubanye n'amahanga nahagiyeyo ngiye gukora akazi gasuzuguritse ariko Imana ingirira icyizere nza kubonamo na promotion nziza cyo nendaga kubabwira rero nari ibyo kurya byose bishoboka ariko ntabwo nari nzi uburyohe bw'agakiza ndabasaba imbabazi rero gukizwa neza biruta kwicara imbere y'inkoko ukazirya kuko inkoko ntitanga igisubizo ariko Kristo atanga icyo bita ubugingo barokore ko mutanyumva come on tuganire ndabasaba imbabazi mbagiriyeho umugisha ntago intego ari Beteli ahubwo munyemerere twimuke ko mutarimo munyumva nahuye n'ubuzima bwari bwiza ariko icyo nendaga kubabwira nimbagirireho umugisha mbasaba imbabazi uyu mwanya wa nonaha cyo gihe nagaragaraga nk'umuntu uriho ariko noneho nyuma yaho nza gusanga kubaho suko nguko ariko menye Kristo ashyizemo icy'agaciro aribwo butumwa bwiza nza gusanga mbere sinarindiho ahubwo nsanga ndiho none kuko Kristo abana muri jewe nanjye hanyuma rero nimundebe hano nendaga kubasaba imbabazi ndabagiriraho umugisha aka kanya ka none ahangaha ntabwo igisubizo ari inkoko wariye ntabwo igisubizo ari umuceri wariye ntabwo igisubizo ari imiceri yahindutse igisubizo ntabwo ari amazu ahubwo igisubizo cya mbere na mbere nuko bwa mbere uhagaze aha hari uko bwa mbere ijuru rikwishimira kandi nanone warahinduriwe izina ufite identite yo mu bwami bw'Imana witwa umwana w'Imana kubw'ubutumwa hanyuma warapfuye mu isi wicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka ubana n'Imana data murihangana ntabwo ijwi ryanjye rimeze neza ariko turaza kuganira ijambo ry'Imana Bwana asifiwe irashize ya minota we reka twihute hanyuma mu ndebe tuganire bavuye Beteli Bibiliya iravuga ngo bimutse Beteli ngo baragenda ngo umugaragu wita Elisa yarabwiye shebuja ngo aramubwira ngo oya nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sisigara hano turajyana Eliya ngo aramubwira ngo ntacyo tugende Bibiliya iravuga ngo baragenda hanyuma ngo bavuye Beteli bagera aho bita Yeriko rero bageze Bibiliya iravuga ngo bagera Yeriko hasobanurwa ngo ni mu ntambara mu ndebe mwakabyaramo Yeriko hasobanurwa ngo ni mu ntambara ari umuririmbyi nkunda aravuze ngo ndacyabaza ibyaremwe byose ngo ariko nabyo ngo birimo biransubiza ngo iyi si yacu iza gushira hanyuma hazi indigize gute akanyuma gaheruka ngira ngo karavuga ngo ngaho guma mu ntambara muranyumvisha neza ngaho ni mundebe ninde wageze Beteli imodoka ikaza hanyuma umutwe ukamutinya ninde wageze Beteli inzu nziza ikaza umurozi ntarara atamuroga ko mutandeba ahangaha tugomeze tuganira ariko ninde wageze Beteli muri mwebwe akicara muri byabiro warabisengeye ya diplome yawe yarakoze uri mukora akazi ka diplome yawe hanyuma ibigeragezo bigahagarara kuko bakabonye hanyuma rero Beteli wahaba uri mu bisubizo barimo banakurwanya ariko nanone menya ko ugomba gukomeza intambara yo gukiranuka kwiza kuko iyo ugeze Yeriko ni utangira ukajya kurwana Yeriko rero ngo barahageze
hanyuma ngo bahahurira n'ikintu gikomeye nari bugitindeho nuko igihe ari gito ariko ndakivugaho ibintu bitatu. cyambere ngo bageze Yeriko ngo baragiye, Bibiliya iravuga ngo bahageze ngo bahahurira n'abandi bana nanone b'abahanuzi. Numvaga aba bana b'abahanuzi nabatindaho cyane. Aba bana b'abahanuzi nimugire ngo bavukiye ariko nabo bari bageze mu nzira ijya Yeriko ariko bakira abana mu buryo bw'umwuka. Hanyuma rero kuba bakira abana mu buryo bw'umwuka ni ijambo rikomeye ryo gutegana iminsi. Bibiliya iravuga ngo barahageze, Eliya aravuga ngo sigara muri aba bana b'abahanuzi, umugaragara avuga ngo nkurahiye Uwiteka sisigara hano. Hanyuma ngavuze ngo sinsigara, abahanuzi nabo ngo barahanura baravuga ngo dore ngo aragukurwaho shebuja. Ni ijambo rya kabiri ari yumvise, aravuga ngo nimuceceke ndabizi. Hanyuma umva kandi kantu kambabaje gakomeye ngo nuko ngo Eliya avuye Yeriko ngo amanuka ajya kuri Yorodani, ngo yaramanutse umugaraga mukurikiye na babahanuzi 50 nabo ngo barakurikira, ngo baragenda ngo bajya kumwitegera ku musozi ngo barebe ngo amaherezo yiwe. Aba rero bameze nk'abana b'abahanuzi bicara mu nsengero, kandi ni ku isi hose asiseje mu gusa ugasanga arimo aravuga ngo kwa yubatse se azabaho gute? Ceceka wa mwana w'umuhanuzi we, ahavuye nabwo ntiyarazi ko azahava, ariko yamuhamagaye niyo kwizerwa. Ayo mashina ya Yesu hari yamuhamagaye niyo kwizerwa. Kandi umva mbanze mbabwire, wiza kuvuga ngo dore nguriya muntu ngo ntabwo azashobora sejemo ngo nubwo ngo bamuzanye ngo azayobore, cyangwa se ngo ntabwo azaba ngo azabasha ngo kutumanaginga. Ni muceceke, nimba turi muri we akaba ari muri twebwe, si twebwe turiho, hariho Kristo muri we. Kandi uyu murimo si umuntu, uyu murimo ni uwa Kristo wawumeneye amaraso. Hanyuma rero uwazanye aho ngaho birangana nuko Kristo azamurandata amubashisha. Ndabasaba imbabazi muve mu bwana bw'ubuhanuzi. Come on tuganire barokore, muve mu bwana bw'ubuhanuzi. Ngiye gutanga akagero gato, sinkunda gutanga ubuhamya kandi ndabugira ariko simbikunda. Njya gushaka nanjye nahuye n'aba bana b'abahanuzi, nari maze imyaka 4 ndi mu buzima bw'ubutayu, nari nshonje. Hari icyumba kabeza hariya cyasengeragamo abantu b'Imana. Umwe muri bene data arantumira, hanyuma antumiye mu murenge gusoza, arantumira. Hanyuma antumiye ndagenda njyayo ndabwiriza bwa mbere bya bindi mwita ngo gukunda umuntu gukongera ukamutumira, nanone barongera barantumira. Hanyuma mbwiriza bwa kabiri nanone bya bindi mwita gukunda barongera nanone ngo barankunda barantumira. Nanone mbwiriza bwa gatatu nanone ngo nibamahaga, nanone nabwo ngo barongera barantumira. Bwa kane rero nibwo nagize umugisha wo kuhahurira na Sheri, ariko ubwo ndekeye ahubwo buhamya ndabutanze. Icyo nari ngambiriye kuvuga dore ngiki, nari ngambiriye kuvuga umumama umwe nahasanze n'undi muntu umwe nanone umukozi w'Imana, ariko nabise abana b'abahanuzi. So baranyicaje ku munsi wa kabiri, baravuga bati nyine nikoze mu nda vuga ubuhamya bwose. Hanyuma rero bahita bangirira emosiyo, kandi abangiriye emosiyo ntibandushaga no gusenga hari. Barambwira bati pfukama we, bati pfukama tugusengere, bati Imana yatugiriye neza, ati nawe izayikugirira mu izina rya Yesu. Ni nacyo ndapfukama rero.
wa mbere araturika, arasenga yari umumama nyine, arasenga. Niyo wamuha igisubizo mana, ukamuha igisubizo ariko ukakimuhereza, mana giciye n'iwacu nta kintu bitwaye, arasenga. N'undi nawe arasenga, nawe araturika ararira. Icyambabaje ni kimwe, nuko cya gisubizo barimo basaba naje kukibona, kandi nyibona nyine aho Uwiteka yagishatse. Hanyuma rero icyantangaje ni kimwe, nuko ba bantu bombi aribo bongeye kwifatanya nanone, bambihindukirira abana b'abahanuzi, baragenda bajya kukirwanya. Baravuga bati turakirwanya, ariko bakirwanya cyaraturutse mu mugambi w'Uwiteka waduhamagaye. Uwiteka nawe aravuga ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, ndi Uwiteka Imana yanjye yawe, yambwira ngo nta muntu uzakirwanya ngo igisubizo cyawe gishobore. Arambwira ngo ngahakira igisubizo cyawe. Hanyuma guhera icyo gihe abana b'abahanuzi bararwanye biruhiriza ubusa. Hari n'abafite isoni zo kuba bamvugisha no kunsuhuza no kuba batanyegera, ariko kandi nanone ngewe nta kibazo mfite, ndacyakoranye n'Imana, ndacyagendana n'Imana. N'Imana yanjye ntacyo nyishinja ku isezerano, ariko nanone ndumva nyiri umukristo, kandi bo baracyafite ikidodo mu mutima. Ndabasaba imbabazi, munyemerere mwica imanza z'ibitabareba. Nawe aho ngaho uvuye nawe ugeze, ntabwo uzi uburyo uhageze, si ubuhanga bwawe. Ni mu ndebe hano, hari umunsi twasengaga, tugasenga nta n'irobo ry'isukari twakwigurira, turimo dusengera irindazi rimwe gusa ry'ijana, ariko kuko twavuganye nitabasha kubeshya, ituvanya itugejeje naho ngaho, ayitugejeje naho itujyana nayo irahaza. Niyo mpamvu Paulo we arimo aravuga ngo genda siganwa. Aravuze ngo ntimuzi ko mu birori ngo abasiganwa ngo basiganwa ari benshi, ngo ari kuwugororerwa ngo akaba ari umwe, ngo niwe uhabwa ikamba wenyine. Aravuga ngo nanjye rero ngo ndasiganwa, ngo ariko ngo ntabwo meze nk'utazi yonge. Rero iyo barimo bakubwira ngo reka gusambana, ntubyihorere, biba bingana n'ukuri inkorabusa utazi icyo ukora. Ariko nanone uyu mwanya wa none abasobanukiwe agaciro ko kureka gusambana, bakizera umusaraba, bakemera guhana n'ubutumwa bwiza, abo ngabo n'abaragwa bazahabwa gakondo y'ubugingo buhoraho, kuko hari ibyo biyimye inanga, hanyuma basingira iby'ubwami bw'Imana. Ndasoza. Hari ibintu bito, hari ibintu bito ntajyamo agaciro. Numva Imana nyiri mideni, ariko jewe nta deni ndimo. Ni mu ndebe hano tuganire, ndanasoreza kuri aka ngaka. Ngewe nkizwa muri aka gakiza, ntabwo nari nzi ko habamo n'igihumbi, nta nubwo nari nzi ko habamo na 2, ahubwo natangajwe n'umunsi umwe. Narindi Kabeza umunsi umwe ku muririmbyi uririmba muri Hoziyana Nyarugenge, umusaza urimo utabyara. Hanyuma nuzura umwuka wera, nuzuye umwuka wera. Nahasanze umwarimu, yari umwarimu w'Inyanza. Hanyuma umwarimu mpasanze, nsanga arimo aritotomba avuga nabi. Aravuga ngo ntihagire n'umuhanuzi ngo usubira kunkoraho, ngo simbikeneye. Mbese nyine urumva bari bamutobye ahari, sinzi uko byamugendekeye. Ati nta nundi shaka, ariko mpageze ngira ubwoba bwinshi, ndabugira nyine, ngira ubwoba bwinshi cyane. Ubwoba rero nagize, ndavuga ngo ntacyo ndi buvugire hano hantu, ndicecekera. Ndavanishwe uriya muntu uvuga nabi kuriya ntatanyibwirira nabi, kuko ubu nkunda amahoro yanjye yuzuye. Ndaceceka, sinzi ukuntu naje kuza kwireturuva, nsanga umwuka wera yanteruye. Anterura rero njyana ku maguru yiwe gutya, anjyanye ku maguru ye, mba ndayafashe gutya ndayacakira. Hanyuma nawe aturika avuza induru ararira. Ubwo iby'umwuka yakoze n'ibyiwe, ntabwo ari jyewe, simbizi. Ariko icyo nendaga kubabwira nukuntu numvaga umuntu andi inyuma nanone nawe harimo arwana aseseka mu mufuka wanjye. Noneho nakwibuka ko nta kintu kirimo, abandi ntacyo nakoremo, nasanga nta kirimo biramureba, hanyuma agende nyine, agende ntacyo bitwaye. Ariko icyo nendaga kubabwira, nararangije nsanga harimo inote y'ibihumbi 2. Nari shonje,
meze nabi, sanga harimo inote ya 2 yashyiragamo shonje merewe nabi. Cyo nendaga rero kubabwira ngo iki ni kimwe, nuko Uwiteka yambwiye ngo wowe nkwemereye kuzajya uyarya nduwiteka. Bya birenge by'umwarimu n'amaguru birakira, ariko nanjye mvana igisubizo aho ngaho. Ni mu ndeba aha ngaha tuganire, muve mu nyungu z'inda nini zibicaje hano, mujye mu nyungu z'ubutumwa bwiza. Imana nibona ubutumwa bwiza bwaringaniye muri mwebwe, kurya muzarya, kunywa muzanywa. Ariko niba ukira aha ngaha wicaranye inzika, niba ukira wicaranye amoko, wicaranye ubugome, udasiganwa neza, usiganwa bikino. Elisa we yarasiganwe, aragenda yomatana na shebuja Eliya kugera ku rwego amuvanye w'umwitero. Hanyuma intumwa nazo zarasiganwe, ziragenda zomatana na Kristo kugera ku rwego zimuvanye w'umwuka wera. Hanyuma natwe rero cyo dusiganirwa nuko tuzagenda tugahabwa gakondo y'ubugingo buhoraho. Ni mu ndebe ibirimo bitwaka gakondo y'ubugingo ni byinshi, birimo bishaka kutunyaga icyo twahawe cy'agaciro ni byinshi. Ariko ndababwira ukuri, ni muhindukire muti busambanyi murimo mureba bwa mazisi, mugende muti ubutinganyi bwa mazisi, nimujugunye ikintu cyitwa ubugome bwa mazisi, mwikwihuza n'isi, mwitandukanya n'isi. Hanyuma ibyo mukeneye by'inyongera mwami wanjye Yesu arabifite, azabiba. Ariko nanone niyo bitaza uyu mwanya wa none hanga, gahunda ni paka mbinguni mu bwami bw'Imana. Amina. N'ubwami dukeneye, ibindi ni bito. Ko mutandeba ibindi ni bitoya. Mu ijuru bagira imbabazi, bagira neza, kandi bagira ubuntu. Ngewe ni mu ndebe mbabwire, kandi mu nyemerere mwitegure dusenge. Ntabwo mvuka i Kigali, mvuka mu cyaro kibi. Ariko kuko mu ijuru babishimye, babonye ko mu rugendo Dariya w'i Kigali azafasha. Madamu wanjye bamwita niyo mugaba Dariya. Babonye ko Dariya wanjye niyo mugaba azafasha. Hanyuma ndaza bajya kumuteritiri batsinda baramumereza. Ariko nanone iyo ntabwo ari yo ntego, cyokora bampaye impamba yo kumfasha na. Muranyumvishe? Bampaye impamba yo kumfasha ino. Hanyuma ni mu ndebe rero, numva intego mfite ari yo kuzafata nkazicarana n'Imana mu ijuru. Ibindi byose ni bitoya cyane. Muranyumva? Mu nyemerere twubike imitwe dusenge. Tugiye gusengera mu bintu bibiri. Ni umuntu wananiwe akananizwa naho biti Yeriko mu rugamba. Uwo niwe muntu tugiye gusengana. Uyu muntu yananijwe n'amagambo, ananizwa n'abana b'abahanuzi. Uyu muntu yananijwe nabo baramukomeretsa, baramukubita, baramubabaza. Ariko ntabwo icyo kintu cyakagombye kukubabaza. Urakihorera, kandi igisubizo kiba ari icyawe. Ikitari icyawe ntikiba ari icyawe, urakireka. Ndagira ngo ngusengere rero. Ndasengera aba bantu bo mu buryo bubiri cyangwa se butatu. Ni umuntu wananijwe akananizwa n'abana b'abahanuzi. Uwo muntu rero arazamura ikiganza. Aba bana batumye udashyika, buri uko ubabonye uricuza, urarokere turi mbese ni ibibazo. Ndagira ngo uwo muntu musengere. Undi muntu wa kabiri ndi busengere ni umuntu wumva yarasubiye inyuma, kumva yarasubiye inyuma mu mutima we, akumva ntabwo akiryoherwa n'ibi bintu by'Imana, akumva ntibikimuryohera. Nawe turagusengera, tukwingingira Imana. Undi muntu ni umuntu ubwiwe urimo uvuga ngo Imana ihemba iki, Imana ikora iki, Imana ishobora bingahe, Imana yanjye irashobora. Ndagira ngo nawe tugusengere. Abo bantu rero bagiye bananirwa, hanyuma bikarangira isi gukoresheje ibyaha n'iby'intege nke n'ibipfuye teye isoni. Ndagira ngo ngusabe ubwire Satani, umubwire ngo uhereye aka kanya ndakomeje mu rugendo, ndakomeje mu rugamba. Urahari ngo uzamure ikiganza dusengane. Yesu arakugira neza. Yesu aguha umugisha mama wacu, Yesu aguha umugisha mushiki wacu. Muzamure ibiganza. Yesu abaha umugisha, Yesu abaha umugisha. Mukomeze muzamure ibiganza, twinginga Imana.
erega mujye mubanza mumenye n'iki Imana itanga. Imana ibaho umugisha cyane, Imana ibagirira imbabazi. Erega mujye mubanza mumenye n'uwo Imana ivugana nawe uwo ari we. Mujye mubanza mwature neza, mwature ibyaha, mugwiza imbaraga zo gukizwa neza. Ubu hano hari abantu banga abahanuzi ngo nuko ngo baba bahemukiye. Oya, ntabwo ari uko nguko. Nawe uracyari umwana nkabo. Umuntu ushaka gukomeza ntiyumva amabwire nka Elisa. Zamura nawe ikiganza rero. Yesu arakugirira ubuntu, Yesu arakugirira neza. Abazamuye muhaguruke dusengane Imana. Yesu abaho umugisha. Karibu. Numva Yesu anyemeza ko ndagutegereje nawe mwene data. Ntacyo yanyishyuriye. Komeza nawe uzamuke dusenge. Ntusigare, ndakwinginze, ntusigare warasomanye, ntusigare warikinishije, ntusigare waratukanye, ntusigare wararwanye, ntusigare wangana, ntusigare ubitse inzika. Oya, ntusigare, ntusigare nshuti yanjye, ntusigare n'ibi bipridasi ndimo ndeba muri iri teraniro. Oya, ntusigare na n'uru ruhinja. Ntabwo umuntu usiganwa yishinga bagenda bagiye kujya kuniga abana babanigira mu nda babashyira mu matuwarete. Oya, umuntu usiganwa arwana intambara nziza zo gukiranuka. Kandi nagira ngo mbabwire itegeko ry'isi ritandukanye n'irya Kristo. Nagira ngo rero nkubwire ko ibyo wicayemo byose umeze nk'urimo guhingira hejuru y'umushike, urarenzaho gusa bitagira umumaro. Umuntu usiganwa araganduka, ntabwo akora ibintu biteye isoni, biteye ubwoba. Hanyuma ndagira ngo dusenge twinginga Imana. Yanyishyuriye. Abo bantu mutambuke muze hano dusenge. Tambuke muze dusenge. Uyu n'umunsi w'amasengesho, ni icyumba cy'amasengesho. Muze dupfukame imbere y'Imana tuyiririre, twinginga Imana. Karibu sana. Mukomeze mwitambukire, mukomeze mwitambukire. Abaririmbyi mukomeze muririmbe nta kibazo. Karibu, mukomeze mwitambukire. Ambabariye ibyaha, kwacina na Yesu yanyishyuriye ya undi muntu ukeneye kwezwa nawe ahagarare mu iteraniro twezwe kugira ngo tugirire umugisha ko Uwiteka Imana yacu. Hanyuma ubwo mwebwe ndagira ngo dusabe umuntu w'Imana wumva yajyamo akabatuza tukabasengera vuba batuye, yabagize neza, yagira neza. Ngira ngo amasaha ngo yagiye. Hanyuma itorero ryose muhaguruke tubatunga ibiganza dusenge, nabo baze kwisengera. Turasaba mwarimu atambuke asengere bano bantu b'Imana. Imana nyiribihe bidashira, mu izina ryiza rya Kristo turagushimiye. Ni wowe Mana ikura umuntu igirugari ikamukuraho igisuzuguriro. Ni wowe Mana itambutsa umuntu ikamugeza i Beteli. Mu izina rya Kristo Yesu, abaje bawe n'abagaragu bawe barapfukamye kuko baje kugira ngo bakureho igisuzuguriro. Mu izina rya Kristo Yesu, hari ibyo Satani yabandurije hariya, mwana w'intama w'Imana. Abari barakwizeye basubira inyuma, ibyaha byongera kubanesha. Abandi bari batarakumenya uyu munsi bifuje kukwakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hari abandi bageze i Beteli bananirwa kuhava. Mu izina rya Yesu ndasenze cyane ngo weze umuntu wese abarwaniye ariko bakaneshwa, abumviye y'amagambo menshi akabaca intege,
abakiriye ubuhanuzi bwinshi bikabacanga, inzira ikababera inzitane, aba bose turabasengeye. Abari mu iteraniro nabo bapfukamye, tubazanye imbere yawe Kristo, kugira ngo umuntu wese aho yaheze Mwuka Wera ahamusange, Mwuka Wera ahamusange, amukuze imbaraga zikomeye z'ijuru, amaraso ya Kristo amweze mu izina rya Yesu. Hagurukira gukora imirimo ikomeye muri iri teraniro, twakira umugisha wawe, kandi amaraso yawe aboneke ku muntu wese ugize icyifuzo cyo kwezwa. Urakoze cyane, jambo ryawe tubwiye ko dukwiye kurushanwa nk'uko bikwiye, kuko abahembwa si abapfuye kurushanwa gusa, ahubwo abatsinze barushanijwe uko bikwiye bitegetswe nibo bakira igihembo. Mwami Yesu, teraniro ryose ndisabiye kunesha, ibitunesha birahari, binesha bera birahari. Uyu mwanya ndabasengeye, imbaraga zinesha zibazeho, Mwuka Wera abashoboze, Mwuka Wera abane n'umuntu wese ukwifuza. Urakoze nyiribiremwa, komeza kutugira neza no kudufasha, ubuntu bwawe buze kuri twe, amahoro yakomeze kutuganza, icyubahiro cyawe kitubeho, mukozi wa mumugisha neza yabane natwe twese mu izina rya Yesu, amen, amen. Kongere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana ishimwe. Dushimiye Imana ko iri kuduha amagambo ahembura ubugingo bwacu. Celestin, reka tumutunge ibiganza tuvuge twese ngo Imana imuhe umugisha. Hanyuma tudatinze twasenze, mukozi w'Imana karibu. Hanyuma uyu munsi twari twavuze ko dushima, abantu bashima mwitegure. Nyuma y'umwigisha turashima Imana, turabaha akanya mushima Imana. Karibu mama, twasenze. Abwikuzo Mana ya Aburahamu, kubw'imirimo myiza wako wanyeretse kera yuko